Ibihe byiza rero kuri mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi. Hari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo ko Iracyama Eric yitabye Imana ariwe n'inyamaswa. Abaturarwanda bati ibintu ntabwo bishoboka, bati nitwumva buryo ki umuntu yitabye Imana ariwe n'inyamaswa. Ati imyaka irenga 30 tuba mu gihugu cy'u Rwanda nta na rimwe twigeze twumva ibi bintu, mu by'ukuri ni ibintu biteye urujijo. Rero hari igikekwa ku kuba cyarakoreshejwe kugira ngo uyu mwana w'umuhungu nyakwigendera Eric yitaba Imana, dore ko hakekwa ko hakoreshejwe imbaraga z'umwijima. Ibi byose nibyo bikubiye muri iki kiganiro. Unyihanganire uze kuza kubana nanjye kugira ngo mbashe kuza kuba nakugezaho aya makuru nubwo ari ibintu biteye ubwoba. Reka mbanze nisabira abantu. Hari abantu baza bakadutuka bakavuga ngo muri gushinyagura, ariko ni ukuri ko mu ijuru nta muntu n'umwe ubuje gushinyagura ahangaha. Ahubwo reka dufate umwanya twongere twihanganisha umuryango wabuze umwana wabo, bakomere kandi bahumure. Reka rero nkubwire ngo reba aho hasi niba warakanze kuri subscribe, ubundi nze dutangire n'ubuzima bwa Eric. Ubundi reka turebe neza ubuzima bwa Iracyama Eric. Ubundi Eric yavukiye mu karere ka Nyamasheke ahitwa i Bushenge, ndetse aza no kwiga kuri icyo kigo cya Saint Joseph. Ubundi bavuga ko Eric yakuze ari umuntu ukundwa n'abantu ingeri zose. Mwese murabizi iyo umuntu yitabye Imana abantu bamuvuga neza, ibyo birasanzwe ngira ngo mwese murabizi. Nyamara iyo tukiriho ugasanga bavuga ko turi abantu babi, hanyuma rero twapfa bagatangira kuvuga ko twari beza, nyamara ibyo batubwira bitandukanye n'ibyo imitima yabo idutekerezaho. Ugasanga abantu bagenda bavuga ngo yari umuntu mwiza, ugasanga mu by'ukuri ibyo bintu nibyo biba muri twe ku iherezo ry'umuntu, nyamara batarigeze babitubwira tukiriho. Ariko njyewe icyo namaze kubona, abantu bakunda umuntu witabye Imana kurenza umuzima. Ni gute uvuga ko ukunda umuntu nyamara yagera mu ngorane ntumwibuke? Ahangaha utekereze neza umenye icyo nshatse kuvuga. Reka ubundi turebe aho Eric yaje kwiga amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye yayize kuri Ecole Etombilizi. Urumva ko n'ubundi yari umuntu umenyereye ibintu bijyanye n'ubumenyi ngiro. Hanyuma yaje gukomeza yiga muri IPRC. Ngira ngo IPRC ni amakaminuza yahoze yitwa ama-eto, ariko ngira ngo amwe asigaye yitwa n'amakoleje bitewe n'ibihe na politike ya education mu Rwanda, cyangwa se education cyangwa se y'uburezi. Yaje kuza rero kuba yaje kuza kuba rero ngo ari n'umwana w'umuhanga cyane. Ugasanga n'ababyeyi be bishimira ko bafite umwana uzi ubwenge. Ariko iyo bimeze gutyo uba ugomba kwitonda, kuko uwo mwana ntabwo ashobora kuza kwishimirwa n'abandi bantu. Ngira ngo ibyo twese turabizi. Ibyo twese turabizi. Abana b'abahanga benshi hari igihe barogwa. Ibyo si ubwa mbere mu byumvise, ngira ngo namwe murabizi. Urugero rwa hafi, usanga n'umuturanyi wawe iyo afite umwana wamunaniye, uwawe atarakunaniye abagirira ishyari mwese. Ugasanga umwana wawe yarize kaminuza, uwe wenda yaranamunaniye, yabaye igisambo, no kwiga byaranze. Akugirira ishyari. Rero kugirira ishyari ni ibintu byoroshye, nta nubwo byabura. Ngira ngo ibyo mwese turabizi. Ikintu kibabaza cyane rero, ugasanga nk'aho yagafashe amafaranga ngo wenda avuze umwana we akire, aho ugasanga ibyo afite byose ari kubigushoraho kugira ngo umwana wawe azamere nk'uwe wamunaniye. Niyo mpamvu rero ngiye nkunda kubabwira ngo kugira ngo Abanyafurika dutere imbere bizagorana, kuko dufite amashyari yaratumaze. Kubera ko nuramuka uteye imbere ugashaka kubigaragaza, bizakubera bibi. Abanzi bakurwanya bazaba benshi. Uyu mwana w'umuhungu nyakwigendera biravugwa ko
ari cyo yaje kuza kuba yazira, akaba yaratererejwe izindi mbaraga z'umwijima biturutse ku kuba hari urwego yari avuyeho ageze ku rundi. Ahangaha inama nagira we uri kunkurikira, nuramuka uteye imbere uzagerageze kwigaragaza nk'aho ntacyo uri cyo imbere y'abandi, bizagora abanzi bawe kubona urwego ugezeho. Uyu Eric rero akimara kurangiza kuri IPRC Tumba, ngira ngo yigaga aba no mu kigo, ariko nanone mu gihe cy'ibiruhuko akitahira akajya iwabo. Ariko amaze gusoza amashuri ye yaje kuza guhita abona akazi hano i Kigali mu karere ka Kicukiro, ndetse kugira ngo rero aze kuza kubona ubushobozi bwo kuza kuba yaba i Kigali, kubera ko za Kicukiro haba amazu ahenze cyane, byamusabye ko agomba kuza kuba mu nkengero z'umujyi wa Kigali, aho ngaho n'ubundi za Gahanga, hanyuma aza kuza kuba yahakodesha inzu ari nayo yatahagamo. Ngira ngo murabizi neza ko ibi ngibi byabereye mu karere ka Kicukiro n'ubundi muri Kigali. Ngira ngo ku itariki 22 urumva mu by'ukuri ni umunsi wabanjirije urupfu rwe, nk'uko nawe kano kanya ushobora kuba uri kunkurikira ufite planning runaka cyangwa se umushinga runaka ushaka kuzakora, ariko utazi ko mu masaha ari buze utari buze kuza kuba wapfa, ndetse nyine utari buze kuza kuba wamenya ko uri bupfe cyangwa se utazi n'ikiri buguhitane. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo iteka ujye uharanira kubaho nta rubanza na rumwe ufitanye n'umutima wawe. Nyakwigendera yarabyutse ku itariki ya 22 ajya mu kazi nk'ibisanzwe, ariko nanone ari mu kazi yaje guhamagarwa na telefone y'umuntu umwe mu nshuti ze bamenyanye aho ngaho n'ubundi za Gahanga, hafi y'ahantu yari atuye. Ni ukuvuga ngo byaje kuza kuba byatungura abantu kumva ko inyamaswa zamuriye ahagana mu masaha y'isaa sita zishyira isaha y'isaa saba, uretse ko mbere y'uko zino nyamaswa zimurya ngo hari abandi bantu bagera muri 3 ngo bari bagiye kunywera agacupa ahantu hitwa mu Karumuna, ahangaha ngira ngo ni muri za Gahanga n'ubundi. Abo bantu rero bari bakanywereye n'ubundi mu Karumuna hafi ya za Nyamata, batahaga n'ubundi aho ngaho n'ubundi za Gahanga, aho nyakwigendera nawe yari acumbitse cyangwa se yabaga, ndetse noneho bacaga mu nzira nyakwigendera yaciyemo, kandi we ngo yahaciye nyuma yabo. Ni ukuvuga ngo abakurikije umwanya yamaze aho hantu aharyamye, ngo inyamaswa ngo nyine ngo zamukomerekeje cyane, ari kuva amaraso menshi. Ibyo byabaye ahagana isaha y'isaa sita ishyira isaha y'isaa saba, buri buke ari ku itariki 23, akaba ariyo mpamvu ku itariki 23 aribwo hanamenyekanye inkuru y'urupfu rwe. Uyu nyakwigendera rero ngo yavuye mu kazi, aho kugira ngo ahita ataha ajye mu rugo, ahita ajya kureba mushuti we, gusa ni hafi y'aho yari atuye, muri make bari abaturanyi. Ariko ni bya bindi n'ubundi bakubwira ngo agasozi kagusabye amaraso n'ubundi ugomba guhaguruka ukagenda ukakayashyira. Ntabwo bisaba ko agasozi kimuka ngo kaze ko kakwirebeye cyangwa kakwishakira, ahubwo wowe ugomba kuyagashyira, kubera ko n'ubundi biba byaranditswe ko amaraso yawe azameneka kuri ako gasozi, nta kintu na kimwe wabihinduraho. Eric rero
yagiye agiye kureba izo nshuti ze, baraganira nk'urubyiruko nyine, birumvikana ni abantu bari mu kigero kimwe, nk'abantu bari bamaze n'ubundi kurangiza kwiga kaminuza, murumva nyine bari urungano. Rero abangaba baganiraga n'ubundi zari inshuti bari bamaze kumenyana aho ngaho za gahanga, cyane ko banakubwira ko yari umuntu ugira urwenya rwinshi cyane, ushobora kuganiriza abantu bakishima. Nakubwiye ngo yarazwi, cyangwa se mu nkuru nabagejejeho mbere nababwiye ko hano i Kigali yarazwi ku kazina kitwa Jayiki hano i Kigali, ariko amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi yitwa Iracyama Eric. Hanyuma icyo ngewe namaze kubona kuri ino si, iyo uri umuntu mwiza kuri ino si kugira ngo uzarambe biragorana cyane. Rero ngo bakiri aho ngaho nibwo ba bantu baje kumara kunywa agacupa, nakubwiye bari bagiye kunywera inzoga hano mu Karumuna, ariko bataha muri iyo karitsiye baza kuza kuba abatega moto, ariko nyine ngo aho hantu bo baciye bahanyuze n'ubundi bateze moto. Birumvikana abamotari bari babatwaye bamaze kubadepoza mu rugo, bakimara kubageza mu rugo abamotari n'ubundi bahise bagaruka barahindukira, ariko aho ngaho abo bamotari banyuze neza niho Eric yaririwe n'izo nyamaswa. Ibintu wumva ko birimo amayobera, ariko bishoboka ko we yahanyuze nyuma yabo, ari nayo mpamvu batigeze bamubona bagarutse, kuko iyo aza kuba yanyuze mbere yabo bari no kwibona bakamutabara. Gusa nyine aba bamotari bavuze ko ngo bakimara kugera mu isantere babonye abantu bagera kuri 4 bahagaze ku muhanda bari kuganira ndetse bari no guseka, ariko abo 4 bikekwa ko hari harimo uyu nyakwigendera Iracyama Eric. Uwo bita Eric rero ngo abantu uko ari 3 bari bari kumwe baganira ku muhanda, b'abamotari babanyuzeho bavuye gutwara, bamwe bari bagiye kunywa mu Karumuna. Noneho banyura kuri abo bantu 3 bari bari kumwe na Eric, maze ngo babwire Eric ngo asifure umwe muri abo bamotari amutware amugeze mu rugo. Eric aravuga ngo wapi, n'ubundi ni hafi, sinakirirwa ntega. Ngira ngo namwe muri kubyumva. Noneho abaturage baribaza bati, dukurikije n'ahantu, itonde neza unyumve neza, ndizera ko uri kumwe nanjye, ntuhuzagurike ugezeho aya makuru. Abaturage baragira ati, none dukurikije n'ahantu hose yabaga, yari umuntu nyine, yari umuntu ugira usabana, uganira n'abantu nyine, ntabikubwiye ariko reka ducunguze uburyo umwete, ndeke kugira ibintu byinshi vuga. Nabonye iyo mbabwira ibintu byinshi narasa ku ntego mundakarira. Hanyuma n'ubundi abanyarwanda nibareka kwibaza bati, ko twamaze imyaka irenga 30 nta muntu turumva wapfuye ngo yariwe n'inyamaswa. Izo nyamaswa zo zavuye hehe? Ariyo mpamvu ushobora kuza kwibaza ngo izi nyamaswa zishobora kuza kuba ari intererezanyo, kuko we rwose yavuze ko ari inyamaswa 2 zamuriye, ariko atabashije kumenya, ndetse yari afite ibikomere ariko bitari iby'imbwa. Mu bigaragara wabonaga ko atari iby'imbwa, ariko ntekereza ko izo nyamaswa impamvu zahise zigenda zatewe ubwoba n'induru yavuzaga atabaza, kuko njyewe ntekereza ko uwazikoreshaga yari amaze kubona ko zakoze icyo yari azitumye. Ndababwira ngo Satani ari gutwara ubugingo bwa benshi, Satani ari kwiba ubugingo, nimusenge cyane.
rero uyu nyakwigendera ubwo yari ari kumwe na za nshuti ze yahise azisezera, ariko ngo ageze imbere gato abona inyamaswa, ariko ngo ntabwo yigeze ayimenya. Ariko aha ngaha wakwibaza ngo Eric ko atari umuntu muto cyane, imyaka yari afite ntabwo yari umuntu wari kuyoberwa kuza kuvuga imbwa cyangwa ikindi kintu. Rero kubera ko yari ari kuva amaraso menshi cyane kandi akaba atarahise abona ubutabazi, nicyo cyatumye yitaba Imana. Ariko wakwibaza ngo abacunga umutekano mu mudugudu bari barihe ku buryo byarinze bigera ariya masaha yose atarabona umuntu umutabara. Ariko mu bigaragara byo cyangwa se byumvikana ni uko uyu mwana w'umuhungu hari imbaraga zihishe inyuma y'urupfu rwe, kubera ko niba mwabyumvise neza, nababwiye ngo bagenzi be bari kumwe bagerageje no kubwira ati tega, aravuga ati oya ntabwo natega ati kuko ni hafi. Bya bintu nkubwira ngo amatwi n'ubundi ari mu rupfu ntiyumva ihoni, ibyari kuba n'ubundi byari kuba. Reka njye nsoreze aha ngaha, bifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ari nako kandi dukomeje kwihanganisha umuryango we. Mwihangane kandi mukomere, Imana ibahe ihumure, nawe njye ndabakunda cyane.